Muraho neza nongeye kubakira kuri Tekaniza TV, ku bashyashya ni karibu cyane munakora subscribe, ku basanzwe namwe ndizera ibiganiro tubagezaho bibaryohera cyangwa se bibafasha bikaba byabaha inyigisho zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ifunguro ushobora gutegura haba mu gitondo cyangwa se n'andi masaha. Iryo funguro rero turaritegura twifashishije hariho amagi, ifarine, hari ibirayi, poivron, karoti na seleri. Muri ibi bintu byose rero ibyibanze cyane urebye ni ibirayi, uramutse ufite ibirayi, amagi ndetse n'ifarine. Ibirayi rero turaza kubirapa, ufite ino lape cyangwa se ufite n'indi akugakoresha hamwe hatoya hatari hato cyane. Turaza kubirapa, niturangiza kubirapa mutumarso dutoya tubishyire ku ruhande, tuze gufata na karoti tuyirape muri ya forme nyine y'ahantu twarapiye ibirayi, nayo niho tuza kwirapira. Turaza rero gukata igitunguru mu tuparti duto cyane, niturangiza dureta dukata na poivron. Niturangiza kuzikata turafata bya birayi byacu twarabye tubikamure neza kugira ngo bivemo amazi, ko urabizi ibirayi bifitemo amazi, kugira ngo nituza kuvangamo amagi bitaza kuba, kuko amagi nayo urumva ameze nk'amazi, bitaza gutota cyane. Turaza gufata rero bya birayi byacu twarangije kumutsa tubishyire mu kantu tuza kuvangiramo. Urabona ko byumutse, nta bintu by'amazi nyine arimo. Niturangiza tuvangemo bya birungo byacu. Ibirungo urumva ushyiramo ibirungo bitewe n'ibyo ufite. Ngiye hano nshyizemo karoti, nshyizemo poivron, igitunguru na seleri. Wowe muri ibi ngibi ibyo ufite nibyo washyiramo, cyangwa se n'ibindi bitandukanye bitari ibi ngibi wabona ukaba wabishyiramo bitewe n'ibyo ukunda. Ariko kibanze nuko ari ibirayi, ibindi byo turagenda tubyongeramo. Aha ngaha rero urabona ko agakala nyine bigize kala nziza, harimo umuhondo, umweru w'ibirayi ndetse n'icyatsi cy'amapoivro na seleri. Urabona ko bisa neza cyane. Turaza rero kubivanga neza, niturangiza dushiremo ya magi yacu. Hano nakoresheje amagi 2, nakoresheje n'ibirayi 2, numva mubyibuka mwabibonye. Yego, uvuga uko wakongera quantité y'ibirayi wakongera na quantité y'amagi. Amagi 2 hano arahagije ku birayi 2 biringaniye, ntabwo byari binini. Rero ka black pepper ndayikunda cyane, nayo turaza kugashyiramo gakeya, urabona ko ari gakeya kuko kazanamo akantu k'agasenda, bigatuma na odeur yayo irampumurira, bihumura neza cyane kandi ntagenda umuntu ushobora kuyibona, byaba byiza cyane. Rero turashyiramo nakunyu gake cyane, turangiza tubivange neza nk'ibisanzwe. Niturangiza kubivanga neza, urabona ko bitangiye kumera nk'ibifashe, kubera amagi nayo aba ari visque, abafashe, ntago ari amazi, ntago aba ari nk'amazi gusa. Turaza rero gushyiramo na kamagi. Utu n'utuntu ugenda ushyiramo bitewe n'ukuntu bikunda. Ku muntu usanzwe uteka mu rugo hari ibintu nyine aba yumva akunda, rero ibyo ngibyo kubishyiramo nta kibazo. Magi nayo ni nziza cyane, nayo ituma ibintu biryo biryoha, ku bantu basanzwe bayikoresha barabizi. Yego, rero nayo turaza kuyishyiramo, kizemo kamwe karahagije muri ibi ngibi. Nyuma yo kubivanga rero neza, ubu ikintu turadusigaje gushyiramo ni ifarine. Ifarine ntago nakubwiye ngo ni igipimo kingana gute, gusa ushyiramo ku buryo nyine ubona ko bifashe, ariko ntago ushyiramo nanone nyinshi cyane, ntago ushyiramo ifarine nyinshi cyane. Urashyiramo ifarine ku buryo ubona ko nyine bimeze nk'ibifashe. Yego, ubundi tuvange neza ku buryo ifarine ikwira ahantu hose, bikaba bimeze neza. Yego, hano nari mbonye idahagije, nongeyemo akandi gakeya. Aha ngaha rero urabona ko birafashe, ntago ari cyane ariko nanone nyine ifarine irahagije dushyizemo. Igisigaye tugiye gutegura ahantu ho kubishyira. Turafata ipanu dushyireho utuvuta duke cyane, ubundi tubishyireho.
turaza rero gufata ipanu yacu nk'uko nari mbivuze, tuze gushyiraho utuvuta dukeya, ubundi tuze kubisukaho bya bintu twavanze byose, ibirayi byacu ndetse n'ibintu bindi birimo. Noneho tuze gutegereza umwanya mutoya, turaza kubifata tuyisanze ahantu hose. Ikintu wirinda nuko wakoresha quantité nyinshi ku buryo biza kugira epeseri nini. Ushobora kugira epeseri nini ntuze gushya neza, birasaba ko ku ipanu bitaza kugira epeseri nini. Nuvuga ngo plus ukoresha quantité nyinshi, ugomba kubigabanyamo ukajya uteka bikeya ukaza kongera guteka ibindi bikeya nyuma. Ahangaha rero turaza kwifata tubikwize ku ipanu hose, tuze gutegereza nk'iminota 3 cyangwa 4 ku muriro uringaniye, tuze guhindura n'urundi ruhande, nibwo hasi haraba hatangiye kuhinduka, noneho n'urundi ruhande rwo hejuru tubone kuruteka. Bisaba kwitonda cyane kugira ngo, kuko haba harimo ifarine, kandi ifarine idahiye ntabwo ari nziza, ishobora kugutera ikibazo. Birasaba kwitonda kugira ngo turebe ko neza ko byahiye. Ahangaha rero uruhande rumwe rumazeho umwanya, tugiye guhindura dushyire ku ruhande rwa kabiri. Iyi ni side ya kabiri rero, nayo turayishyira hasi. Urabona ko yindi yari iri hasi yahinduye ibara. Turaza guhindura kuri side ya kabiri, tuze kureba kuntu naho twarekera umwanya munini. Hariya nihutishije, ariko urabona ko hano tumaje kubirinduranaho ukuntu hahindutse, urabona kuntu usa neza. Rero nta handi hambere twahiriyeho, nanone turongera tuhasubize hasi. Haba harimo ifarine, bisaba kwitonda. Urabona ndi kugenda nkandisha fork kugira ngo ndebe ko nta y'amazi yari arimo yashizemo, koko byafashe byahiye neza. Bisaba rero kwitonda, ugakanda neza cyane pe, ukareba ese koko wahiye cyangwa haracyarimo amazi mw'imbere, ntabwo urashya neza. Ikindi kintu wenda nakubwira ushaka kwitondera cyane, wenda nkisubiremo, no gukora epeseri nini. Epeseri nini ntabwo ari nziza, ishobora kudashya neza. No gukoresha quantité ku buryo dukora epeseri iringaniye, nibwo byaba byiza kurushaho. Rero ahangaha urahira hagati y'iminota 8 n'iminota 10. Ibirayi byacu biba birimo amagi ndetse n'ifarine biba bibonetse. Aha rero tumaje kutegura, tushyize kuri plateau, tugiye gukata turebe neza koko niba hagati hahiye, kugira ngo tube sure ko hameze neza. Turakatamo rero mu duparti dutandukanye. Reka tubanze dukate turebe niba koko y'amazi tukivanga yararimo niba yashizemo, cyangwa niba nyine n'ibirayi byacu byahiye, kugira ngo n'undi wese uzajya kuwuteka azarebereho ukuntu mw'imbere haba hameze nyuma yo gushya. Rero aka ni agaparti kamwe duvanyemo, kadushyire ku ruhande turebe ukuntu hasa. Ndagerageza mpazuminge turebe nabiza gukunda, ariko urabona ko nyine urebeye hano ku ruhande gutya, urabona ko hasa neza, ko byahiye, ibintu birimo imbere nta kibazo. Rero ndizera video yabafashije, mwese mukuyemo inyigisho zitandukanye, mukaba muzabitegura mu rugo, haba mu gitondo haba na saa sita. Ku bashyashya rero mukore subscribe, kandi namwe mukoze kunshyigikira. Imana ibahereze